yafashe ifoto imwe gusa, ariko iyo foto yahinduye isi, inahungabanya benshi hirya no hino. Kandi ntibyarangiriye aho, kuko uwayifashe umwe yaramwiyiciye y'ubwayo. Ushobora kwibaza uti ifoto yishe umuntu ni bwoko ki? Kandi nanone ukibaza uti byagenze gute? Reka ngusubize. Iyi ni Biman Entertainment. Mu mwaka wa 1993, umunyamakuru w'amafoto ukomoka muri Afurika y'Epfo witwa Kevin Carter yari ari muri Sudani. Iki gihe yari yagiye gutara amakuru ku nzara yari yugarije iki gihugu. Icyo yabonye icyo gihe ni cyari gisanzwe. Yabonye umwana muto wananuwe n'inzara aryamye hasi, nta mbaraga yari afite. Yasaga nk'uhumeka akuka ke kanyuma. Hafi ye hari inkongoro imutegereje, itegereje ko ahumeka we wa nyuma yarangiza nayo ikabona ibyo yirirwa saa sita. Kevin Carter yahise afata iyo foto. Iyo foto yarasohotse ihungabanya isi yose, abantu bayibonye barumirwa. Yagaragaje ukuri gukomeye kw'inzara n'imibabaro byari biri kubera muri Sudani. Mu mwaka wa 1994, Kevin Carter yatsindiye igihembo gikomeye cyane mu itangazamakuru cya Pulitzer Prize. Akimara guhabwa iki gihembo cya Pulitzer Prize, ibyo birangiye abantu bagize amatsiko yamubereye umusaraba. Batangiye kumubaza bati, wa mwana byamugendekeye bite? Mu kiganiro kuri radio, Kevin Carter yavuze ko ntabyo azi. Avuga ko yahise agenda kuko yagombaga gufata indege byihutirwa. Ibyo rero abantu ntibabyakiriye neza, bituma umuntu umwe kwifata bimunanira. Arangije amubwira amagambo akomeye. Yamubwiye ko muri iriya foto harimo inkongoro ebyiri zose. Imwe yari itegereje kurya wa mwana, ariko indi ya kabiri ngo ni inkongoro yari ifashe kamera. Ayo magambo yashenguye umutima cyane wa Kevin Carter, kuko atari ikibazo gusa, ahubwo uyu musore yari amaze iminsi aremerewe n'imitwaro igiye itandukanye. Kevin Carter yari amaze igihe kinini abona intambara z'urudaca, inzara, impfu ndetse n'ubugizi bwa nabi bwakorerwaga abantu hirya no hino ku isi, kuko yari umunyamakuru wagombaga kugaragaza uko kuri. Ibyo byose yabicagamo. Ibyo byose rero yarabonye byari byarashegesha umutima we n'amarangamutima ku rwego rwo hejuru. Kubwirwa ikibazo rero nk'iki byari bimeze nk'uko bamurimburiye mu musozi wose. Yashatse ahakwirwa arahabura, akazajya yumva isi yahita imumira aka kanya, ariko yarihanganye. Iyo foto rero n'ibyavuzwe nyuma yayo byamugejeje ku kwiheba gukabije. Nyuma y'amezi make cyane atsindiye Pulitzer Prize mu 1994, Kevin Carter yiyambuye ubuzima. Icyo gihe yari afite imyaka 33 y'amavuko gusa. Ifoto Kevin Carter yafashe yahinduye isi, yatumye abantu babona ukuri batabonaga kw'ibyajyaga mbere. Ariko hari ikintu abantu benshi batatekereje. Uwafashe ifoto nawe yari umuntu. Rimwe na rimwe kubona ukuri ntibihagije, ahubwo icyo dukora ku byo tubonye nicyo gikomeye. Abagaragaza imibabaro y'abandi nabo rimwe na rimwe barababara, kandi bakababara cyane. Uwagaragajwe mu ifoto yarapfuye, ndetse n'uwayifashe nawe yarapfuye. Nubona ikibazo uzakigaragaze kandi unagikemure. Ntuzarekere kuba umuntu mwiza n'iyi si ubwayo yakubera mbi, ndetse n'abantu bakakubera babi. Niba iyi nkuru igukoze ku mutima rero, subscribe utazacika ngo n'izitaha.